Benshi bibaza ku irangamuntu koranabuhanga ariyo Smart ID yo mu Rwanda. Reka tubagezeho amakuru agezweho kugeza ubu ndetse n'ibisobanuro bya buri kimwe ku byo wibaza byose. Icyo usabwa ni ugukora subscribe ukadukurikira kugira ngo ujye ubonera ibiganiro byacu ku gihe, ukabisangiza abandi kugira ngo nabo bajye babasha kudukurikira mu buryo bwihuse. Iyi channel muzajya muyikuraho amakuru menshi y'ingenzi kandi abafasha mu buzima bwanyu. Ni channel bita Inzozi n'Ukuri. Ikaze. Irangamuntu koranabuhanga ni iki? Ni irangamuntu nshya Leta y'u Rwanda iba iteganya gusimbuza irangamuntu isanzwe. Ikaba izaba ikorana n'ikoranabuhanga bita smart card ifite chip nk'ikarita ya banki, ikazajya ibika amakuru menshi y'umuturage mu buryo bwizewe kandi butekanye. Iby'ingenzi bizayiranga, icya mbere izaba irangwa na chip cyangwa se microprocessor izajya ibika amakuru y'umuntu, amazina, indangamuntu, aho avuka, amakuru y'ubuzima nk'ubwishingizi cyangwa se ubuzima bw'imyororokere n'ibindi. Icya kabiri izajya ikoreshwa nk'ikarita imwe rusange. Ushobora kuyikoresha nk'irangamuntu isanzwe, nk'ikarita yo kwinjira muri serivisi za leta, urugero Irembo, RSSB ndetse n'ibindi, ndetse no kwishyura serivisi zimwe nk'uko byifashishwa mu bindi bihugu. Icya gatatu izorohereza gukoresha serivisi zose za leta ukoresheje ikoranabuhanga e-government. Icya kane izakorana n'urusobe rwa digital ID system, izahuza n'ibindi bisanduku nka RSSB, NIDA, BRD, RRA n'ibindi. Ushobora kwibaza ngo iyi rangamuntu izatangira ryari? Minisiteri y'Ikoranabuhanga n'Itumanaho (MINICT) na NIDA batangaje ko irangamuntu koranabuhanga zatangira gutangwa ku baturage mbere yo kurangira kwa 2025. Hakaba hari igerageza ryatangiye kuri bamwe mu bakozi b'imbere muri leta. Tugiye kurebera hamwe impamvu y'ihindurwa ry'irangamuntu. Irangamuntu isanzwe ntishobora guhuza amakuru yose y'ikoranabuhanga. Kugira ngo igihugu kigere kuri Smart Rwanda Visions, hakenewe uburyo bwo gukoresha irangamuntu mu buryo bwagutse. Si gusa kumenyekanisha umuntu, ahubwo no kumworohereza kubona serivisi. Izongera umutekano n'amakuru y'abantu ariyo bita data protection. Ibyitezwe ku irangamuntu ni ibiki? Gukoresha biometric data, amashusho, intoki, amaso, kandi bikaba mu buryo burambye. Ikindi ni ukorohereza abantu kubona serivisi nta mpapuro nyinshi. Ikindi ni uguhangana n'ubujura bw'amakuru cyangwa irangamuntu z'impimbano. Tugiye kurebera hamwe uko irangamuntu izaba iteye. Icya mbere, isura cyangwa se design y'irangamuntu nshyashya. Irangamuntu koranabuhanga izaba ifite isura igezweho cyane, isa nk'ikarita ya banki cyangwa se visa card. Iby'ingenzi bigaragara inyuma ni ibiki? Dore iby'ingenzi bigaragara inyuma ku irangamuntu koranabuhanga. Icya mbere, hazaba hariho ifoto ya nyirayo isize neza mu buryo bwa digito. Icya kabiri, amazina yose nk'uko ari muri NIDA. Icya gatatu ni nimero ya ID cyangwa se unique ID number. Icya kane ni itariki y'ivuko cyangwa se itariki yatangiweho n'itariki izagaragaraho expired date kuko izaba ifite igihe izarangirira. Icya gatanu ni umukono cyangwa se signature ya nyirayo. Icya gatandatu ni ikimenyetso cya NIDA cyangwa icya Repubulika y'u Rwanda. Icya karindwi ni QR code. QR code izajya isomwa na telefoni cyangwa imashini kugira ngo hamenyekane amakuru y'ukuri. Tugiye kurebera hamwe inyuma y'ikarita uko izaba iteye cyangwa se backside yayo. Hazaba hariho chip y'itumanaho ariyo smart chip, barcode ifasha mu gusoma amakuru vuba. Hazaba hari nanone aho hamenyekanira umwirondoro w'umuntu mu buryo bwa digital verification. Icya kabiri, uko irangamuntu koranabuhanga ikorana n'ikoranabuhanga cyangwa smart functions. Irangamuntu nshya izaba ikorana na system zinyuranye za leta n'iz'abikorera. Icya mbere ni NIDA n'Irembo,
Aha izajya igufasha kubona serivisi za leta utiriwe ujya ku biro. Icya kabiri ni RSSB na mituweli. Izagufasha kugera ku makuru y'ubwishingizi bwawe mu buryo bw'ikora. Icya gatatu ni banki. Izagufasha kuyikoresha nk'ikarita yo kwinjira muri konti yawe cyangwa gukora isuzuma ry'uwishyura. Icya kane ni polisi na immigration. Izafasha gusuzuma umwirondoro mu gihe gito. Icya gatanu ni mobile connection. Izahuza nimero ya telefone yawe n'irangamuntu yawe mu buryo bwa eID linking. Icya gatatu ni umutekano wayo cyangwa se security features. Izaba ifite microchip yihariye ibika amakuru yose mu buryo buba unscripted, buringaniwe n'uburyo banki zikoresha. Izaba ifite pin code cyangwa biometric access. Uzakoresha urutoki cyangwa ishusho y'amaso yawe kugira ngo uyikoreshe. Ikindi izaba ifite QR code dynamic. QR code dynamic izaba ihinduka buri gihe, bityo ntishobore gukoreshwa kopi. Izaba ifite nanone anti-fake features nka hologram, ultraviolet mark nk'iboneka gusa ku mucyo runaka. Igice cya kane tugiye kureba uburyo iyi rangamuntu koranabuhanga izahuza n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Iyi rangamuntu koranabuhanga izaba ifite akahe kamaro? Icya mbere, izajya ikoreshwa ku ivuriro ujya kwivuza, uzajya werekana ID, hamenywe ubwishingizi bwawe n'amakuru y'ubuzima bwawe. Ikindi, ukore ihererekanya y'amafaranga cyangwa usaba serivisi ya leta, byose bikorwa mu minota mike cyane. Ikindi izaba imaze ni uko ibyangombwa byose bizajya bihuza amakuru amwe, bikagabanya gusubiramo inyandiko. Turagushimiye kuba ukomeza kubana natwe. Siga igitekerezo hasi, unaduhe ubutumwa, unadusabe ikiganiro wifuza ko twazakoraho ubutaha.